sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe, umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom, shalom, shalom. Yesu ari ku ngoma, niwe tuziyambaza, niwe wakurikiye neza tuzanyuka sezerano isini ndabaho ijuru Imana. Meze mute ni sawa muramahoro none se ko mbona muri hano ngaha turi kugikumba hano dusenga ahantu twamaze igihe kirekire dusenga Imana. Mwamaze nk'imyaka ingana iki? Bimaze nk'igihe kingana icyenda. Ni igihe kinini rwose. Ntabwo tukizi kuko ni igihe kirekire. Namwe mwese mwari muri kumwe se? Twese turi kumwe. Imana idusezeranya amasezerano. None se ko mbona hano muba mwana kambitse mukaba muri hano ngaha kuri Karago, hano bita kuri Karago. Ndabona mufite n'ibyuma. None se ibi byuma nabyo mubikoresha ahangaha? Yego, ibyo dukoresha tuyibwira kugira ngo ikumve yumve amasezerano yacu yaduhaye. Ndabona muri no ku rusengero. None aha niho kugikumba mwibeta gusiga. None se aha muhamaze igihe kingana iki? Imyaka myinshi. Ndabona muri urungano, muri abasore, abari, ndabona rwose nta kibazo. Nta kibazo rwose, ariko dutegereje amasezerano yacu dutegereje. Y'Imana yadusezeranye ubugingo rwose. Nicyo kibaraje inshingano. Nta kindi Imana rwose nitugirire. Yenda reka nijijishe mbaze nk'uyu nguyu. Niki yenda kibaraje inshinga nk'ahangaha nyine nyirizina. Iki turaje inshinga hano ni amasezerano n'ubugingo. Mwese niko biri ntabwo twakumva amasezerano ubugingo kurindwa. Imana ibaho umugisha cyane. Gusa nanjye nari nerekeye hariya ngiye kubwiriza abantu hariya data aranyoherejeho ngo njye kuvuga ubutumwa bwiza, ariko kubera ko mbonye ko mwicyaha murindiriye, data yaravuze ngo mbere yo kujya kubwira abandi tujye tubanza tubwira abari hafi. Yego, kandi arongera n'umuntu w'umunyarwanda nawe aca umugani aravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Amen. Ntabwo najya gutanga icyiza hariya kandi nawe muri azaboneka ibintu bikomeye cyane. Imana mwizeye izabageza ku cyo mushaka. Imana mwakoreye izabageza aho mutari bugere. Imana mwiringiye ntabwo izabakoze isoni. Gusa ngiye kubereka aho mugomba gukura igisubizo cyane. Yego. Ngiye kubereka aho mukura igisubizo cyanyu, mbereka inzira mugomba gucamo. Amen. Amasezerano y'Imana ndabona mufite indirimbo, mufite ibitabo by'ijambo. Ni byiza kuba mutwaye intwaro y'Imana. Reka rero bikimeze gutya mbasigire inzira, mbereka mukuri igisubizo cyane kuko mwarindiriye, ariko numvisha harimo n'igisubizo ikibazo by'ibyo mukennye. Birahari. Ariko kuko Imana twayiringiye, reka nkoresha ibi byuma byanyu mwifashishije. Ahasigaye mbereka igisubizo cyane aho kiri. Gusa si n'icyuko kibaha, ahubwo iri muri nge niyo iri gukibaha. Reka rero mbasabe mujye ku murongo, wenda mwe muretse mbereke kugira ngo mubone igisubizo cyane. Reka nsabe umusore wa mbere aze hano. Egera hino hagararaho. Reka nsabe n'umukobwa nawe agiye aze hano yegere uyu nguyu. Reka nsabe n'umusore nawe yegere aze hano.
reka nsabe n'umukobwa nawe yegera aze hano. Reka nongere n'umusabe n'umusore kugira ngo yegere aze hano. Si ibisubizo mushaka si? Turabikeneye rwose. Turabikeneye rwose. Ndagira ngo mbereke inzira aho mugomba kubitora. Reka nsabe n'umukobwa nawe usigaye nawe aze ahantu ngaho ku murongo. Murabona twese nanjye sinikuyemo. Kandi namwe murahari. Yego. Mwararindiye kandi mukeneye iki? Amasezerano. Reka rero mbahe inzira z'igisubizo cyanyu mugomba guhabwa. Amen. Ariko mbere uko mbereka inzira reka mbanze mbabaze. Harya wowe ukeneye iki? Umve. Keneye urugo rwiza k'Imana yanyubakira urugo rwiza. Ikama wa mwari wubashye Imana kandi ikama n'ubugingo. Ariko mbere na mbere ubugingo. Ibindi byose bikaza ariko ubugingo. Nibwo bwa mbere. Mbega n'urugo rwiza Imana ize mu biganza byayo. Muri ikandebera muri ba bakobwa babandi yisigarije. Akaba ari bigomba kumba bubashye Imana. Ubu si kwayo utarubashye Imana. Umve. Njyewe aho ngaho rwose nayakana kuko igihe maze ku musozi n'ikireke. Ubu muri igisubizo cyawe cyakemuka. Wowe harya ngo ukeneye iki wa mwari? Imana yasezeranije ko igomba kumva ubugingo, keneye ko igomba kugira ngo ubugingo yasezeranije n'amasezerano menshi yambwiye ikayasohoza, harimo n'urugo rw'umugisha yambwiye, ikampa umusore wubashye Imana kubera ko narayitegereje, ikampa umusore tuzasikana ku musozi. Iguhaye utayubaha byagenda gute? Ibyo rwose sinabyemera kubera ko sinabitora. Kuko warindiriye. Kubera ko narindiriye Imana. Ukarindira isezerano ryayo. Narindiriye isezerano. Ugategereza. Nkayitegereza. Ugomba kumpa n'ibintu byiza kubera ko nanjye narindiriye. Ubu se ntabwo uragira aho wiganyira? Oya ntabwo nakwiganyira kubera ko umurengezi wanjye ari hafi yanjye, ahora ambwira ngo nirakomeje kwihangana ndamutegereza kuko nzi ko ibisubizo byanjye bifite. Ubu muri igisubizo cyawe kirakemuka. Wowe harya musore ngo ukeneye urugo rwiza nawe? Urashaka umukobwa uvuye mu isezerano ry'Imana. Wubaha Imana. None si kwawe tubaha Imana wamwemera? Humura nawe igisubizo cyawe kirakemuka kandi kuba wararindiriye Imana no ntabwo izagukoza isoni. Kirakemuka. Wowe harya ngo ukeneye iki wa mwari? Ibyo nkeneye byinshi. N'uyu musazi ndabirindiriye. Hamaze igihe kirekire cyane kandi imyaka ibaye myinshi. Kandi twarindiriye igihe kirekire, imyaka ni myinshi uratubona hano, watangiye turi hano. Dukeneye amasezerano Imana yadusezeranije. Ariko icya mbere cy'ibanze ni uko yaduha ubugingo tukaduha ubwugamo n'ubwihisho. N'ikigeze kugira ngo bwa bugingo tuzabubone ni uko yaduha n'ingo z'umugisha, tuduha abasore bayubashye, babandi yatubikiye. Bavuye mu biganza by'Imana. Muri igisubizo cyawe nawe kiraboneka. Wowe musore hajya ngo utegereje iki? Nanjye ntegereje mfite isezerano ry'uko igomba kumpa umukobwa wubashye Imana, uw'Imana yishigarije. Babandi bubaha Imana. Bamwe banazeza abantu. Amen. Bamwe n'umukuru no mu mwuka. Ubundi ikama n'ubugingo. None si banje kuko yenda uwo mugore ukeneye ubugingo kabwihore. Oya yabanze ubugingo, ubundi kongera ikampa umwari yisigarije mwari mwiza usenga mukuru no mu mwuka. Muri igisubizo cya nawe kirakemuka. Amen. Harya wowe mwari murakeneye iki? Umva rwose mukozi w'Imana, nicaye kuri kaga imyaka myinshi ndayitegereza, inka amasezerano menshi atandukanye, none igihe kirageze nisohoreza. Nisohoreza amasezerano yambwiye kuko nyitegereje igihe kirekire. Urumva ushaka ko Imana yaguha urwo rumeze rute? Imana impa urugo rw'umugisha, rwa rugo rwiza. Rumwe ruvuye mu biganza by'Imana. Ikwaye umusore utayubaha wabigenza gute? Oya nayiburanya kuko umusore utayubaha ntabwo namwemera, nayitegereje igihe kirekire, igomba kumpa umusore uyubaha. Imana ibaha umugisha. Bakozi b'Imana rero, ndagira ngo mbereke inzira y'aho mugomba gukura igisubizo cyanyu. Mwabyumvishe by'amasezerano yaje. Amen. Imana rero mwizeye igitaba. Twarayizeye. Imana mwiringiye ntabwo igikoze isoni. Amen. Iyo mwakurikiye ntabwo ari Imana yibagirwa. Kuri turayuba. Iyo mwiringiye ntabwo ari Imana igisaza ngo yitwaza akabanga. Iyo niyo. Uko mwaringiye mbonye ko mwaringiye. Twararindiriye. Amen. None rero ngiye kubanza mbereke umusozi uriho amasezerano yayo.
mu butware mpabwa n'ijuru yego ngiye kubereka umusozi. Iyo bavuga umusozi baba bavuga rezo y'Imana. Yego. Amen. Amen. Hamwe mwashatse kujya muri gakondo y'abizera ariko n'umuri mukiri kuri iyi si mugomba guhabwa ibyo mwasezeranijwe. Uko yabibwiye Petero rero ngo mukiri muri iyi si nzabakubira incuro 1000 ndetse mbahe n'ubugingo. Yego. Reka mbanze mbere akantu gatoya kagomba kubanza kugaragaza yuko mwihanganye ndebe koko ko muri buze kubikora neza. Ndagira ngo uriya mwari uri inyuma afate umwanya wo gutambuka. Murareba uriya musozi turawuru uriya murabubona iki? uriya musozi n'ibisozi Murimo murabubona? turawubona uriya muremure muri kubona iki? Amasezerano. hariya ni amasezerano. Biriya rero nibyo mugiye kugororera. Ibisubizo. Murabyishimiye? None rero reka nsaba uriya mukobwa kugira niba tugiye guhera aho ugiye gutora uri inyuma ajya gutora igisubizo cye. Ndagira ngo atambuke adaciye iburyo cyangwa ibumoso, agatambuka adaciye iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo akaguma ku murongo atavuyeho, akajya mu irugu rya mugenzi we nta kiburyo cyangwa ibumoso, ahubwo akomeza. Naho mwari mwiza tambuka uzutora ibisubizo byawe udaciye iburyo cyangwa ibumoso. Birashoboka ko nanyura ku w'imbere nkanyura ku wa kabiri nkajya gutora ibisubizo byanjye kuri ya musozi nduzi. Niko bimeze. Ntabwo byashoboka cyangwa ibumoso, ahubwo uca mu irugu rya mugenzi ku murongo utavuyeho. Mana ndi kubona Aradusimbuka. ntabwo natari uko w'imbere. Ubwo aracyahashaka gusa. Mana ntabwo ndi kubona bidashoboka rwose. Ndarindira isaha y'Imana uw'imbere nabanza agende. Ndarindira isaha y'Imana igihe uzangereraho niho amasezerano yanjye azasohoka. Imana iguha umugisha. Biragaragara ko mwihanganye n'ubundi cyane rwose. umuntu wanze kuva ku murongo ukavuga ngo ntago natambuye nje guca kuri uriya ndarindira igihe aviraho. Biragaragara ko mwihanganye. Yego. Ngaho ni muha Imana icyubahiro. Amen. Imana rero ishimwe cyane. Reka mbere ku buryo mutora ari amasezerano yanyu naberetse. Murareba? Mwese murajya kuyatora muhumure. Imana ishimwe. Shimwa. Reka nsabe rero kubera ko mwihanganye ngiye kubereka inzira mucamo mugiye gutora amasezerano yanyu. Yego. Reka nsabe couple ya mbere uhereye hano babiri bagende. turashubijwe pe. Murababona ko barenze bajya gutora amasezerano yabo? turababona tumaze kubona ko kubaha Imana ariko pe. Reka ni couple ya kabiri nayo igende uhereye ahangaha. Imana ni nziza. Tuzajye twirinda Murabona ko amasezerano nta mpamvu. Iyi ni ukubaha Imana. Musigaye mwere muri couple ya gatatu. Umusore n'iki n'umukobwa. Yego. Reka namwe couple ya gatatu itambuke ije gutora ibisubizo byayo. Yego. Sinanakubwiye rero. Amasezerano yacu azasohora. None arasohoye. Imana ishimwe. umusozi tuwumazeho igihe kirekire ariko ihangane rwose. Uwiteka agiye kudusubiza. Tumaze igihe kirekire ku musozi, biragoye ariko ihangane ibisubizo twabigezeho rwose twabibonye. Ariko mbikubwiye uzi igihe tumaze kuri uno musozi, amezi menshi, imyaka n'imyaka, ariko Imana rwose ntijya ibura kugenza. Ariko ahantu nzaharangira n'abandi bantu bazahinde cyane. Ni byiza cyane. Ihemba neza ntabwo yambura. Ibisubizo ubonye uko bije. Ibisubizo byabonetse. Biza byihuta, biza neza. Ariko Mana urakoze. Nubwo ariko burya igisubizo igisubizo cyiza ugisoroma ku giti cy'umuntu.
none se amasezerano y'iki hanga muzano nubwo ndi kuruha ariko igisubizo cyiza uri kihe iyo urindiriye imana igusubiza igihe Imana ushimwe ko igisubizo tukibonye wa mana we nushimwe nushimwe shimwe Mana tuhaye igisubizo tukibonye musozi abirukanye turawukize shimwe Mana ibisubizo turabibonye ariko ubifata neza ariko mana nushimwe cyane urakoze shimwe Mana igisubizo turabibonye turaruhutse imana ni nziza amasezerano yacu yadushubije mugani yo kuyandirimba ibivuga sha indirimbo irabivuga amasezerano yose kuko imana yatanga bwose ugomba kuyadusohoreza kuko ari umusozi sha nubwo ari muremure sha ariko turi hafi yo kugera humura sha amasezerano yacu ni maremare ni harehare ariko turayageraho da iradushubije rwose iradushubije sha sinaze bikubwira sha nabikubwiraga imana ushimye Mana agushimiye Mana tugushimiye amasezerano yawe waduhaye urayasohoje mu izina ryawe Yesu ureba kandi uratunganye ishimwe sha ishimwe rwose ihora irakomeye pe amasezerano y'uko imana yatanga igomba kuyadusohoreza shirafate neza nayafashe nayakomeje shirafate neza nayakomeje rwose ntabwo yancika ni ukuri imana ishimwe iradusohoreje yadusohoreje rwose ishimwe mbashije kubereka inzira bagomba kunyuramo kandi bakabona ibisubizo byabo mu butware wampaye nk'uko yavuze ngo turi muri isi tukubera ambasaderi bazima mu gihe itaragaruka abo wari wambwiye mbere kujya kubwira bibaye ngombwa ko ngiye kubana banje kubanza kubwira abangaba ariko nyiringabo reka nze mbanze ngiye kubika ibi byuma byabo mbibasubiza hasigaye ngiye kubwira n'ababandi Mana ushimwe ko hari abantu benshi bakize kandi bamira kumva inzira yawe data wabicyubahiro Mana bicyubahiro ukura bikemuye kandi kugira ngo turabasuhuje inshuti z'umusaraba imana ibaho umugisha ni wa wundi Habineza Anise tugarutse imbere zanyu mumaze kubona icyigisho gitambutse mu maso hanyu ariko ndagira ngo mbahe ubusobanuro bwabyo nubwo hari ibyo mwamaze gukuramo ariko ndagira ngo mbishimangire mubonye abo bantu bari bari ku murongo kugira ngo bahabwe amasezerano yabo hari iby'Imana yabashije kubanza gukora cyangwa se yabanje kubategeka. Icya mbere harimo kurindira barindiriye. Iryo ni ryo jambo dusanga muri Yakobo ibice bibiri igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 13. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugeza 13. Niho havuga ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe mureke kwizera ku kwihangana kwanyu gusoza umurimo wa kwatabuzeho na gato. Irindi jambo bijyanye ni hariya muri Habakuki 2 ibice 2 umurongo wa mbere ubwo umugaragu w'Uwiteka yasobanuye aravuga ngo nzahagara ku munara w'Uwiteka ndindire numva icyo Yesu Kristo ashaka cyase ashaka kungezaho. Muri make kurindira niho yongeye kubivuga no mu migani no muri Zaburi aravuga ngo imfatiro z'umukiranutsi iyo zisenyutse asigara abeshwaho niki. Murababonye uburyo cyo babe ku murongo. Icyambere babanje kurindira nicyo twari tubanje. Icya kabiri haboneka umukozi w'Imana.
araza abaha formule abereka inzira bagomba kunyuramo kugira ngo bahabwe igisubizo cyabo. Yabashyize ku murongo. Ngaho wowe nkurikiye, ndagira ngo unsobanurire cyangwa se ugire n'abandi usobanurire. Mubaye muri ku murongo kuriya, murabaso uri umusore uri umukobwa, umwe akeneye umugabo, undi akeneye umugore. Ni guturiya wa mbere yabasha gusubira inyuma ngo agende ataciye iburyo cyangwa ibumoso? Ntibishoboka. None uw'inyuma nawe, umukozi w'Imana amuhaye ikizamini, aramubwiye ngo ngaho genda utore ibisubizo byawe hariya. Yarabanje arabibereka, ariko udaciye iburyo cyangwa ibumoso, ugende tudurwa mu bitugu bya mugenzi wawe mwirugu, ariko mu bitugu byenye. Mwabonye ko byamunaniye, nta nzira yabonye, yahisemo buzinzira, ahitamo guhakana. Yasubije neza cyane. Icyampa natwe tumenye gutsindwa ku kitari cyo, dutsindwe ku kitari cyo, ariko ku kiri cyo tugomba gukomeza. Nibwo rero nshimura mukozi w'Imana yaberetse inzira. Harimo ibanga rikomeye ngiye gusobanura nasoza, ntago ari kenini cyane shyiraho. Uriya murongo usobanura uburyo twebwe abantu Imana yashyize ku isi. Turi ku murongo Imana yashyizeho, tukaba turi ngombwa kugenda dukurikiranye duhabwa ibisubizo byacu. Umubwiriza 3:1, igihe n'igihe cyacyo. Igihe cy'umuntu iyo kigeze agomba guhabwa igisubizo cye. Ntago we waba uri uw'inyuma ngo urashaka igisubizo cy'imbere kandi imbere zawe hari umuntu uri imbere zawe. Dore kugira ngo ubibone rero, jya wihangana urindire utegereze. Numara gutegereza, ahubwo usengere mugenzi wawe uri imbere zawe kugira ngo abanza ave ku murongo nawe ujye wabona ukurikira. Aka kantu mukumira agasubiramo. Kugira ngo uhabwe igisubizo cyawe nubwo wabona uri kure, banza ufate umwanya wo gusengera mugenzi wawe uri imbere yawe. Umusabira ati data, muhe gusubizwa, muhe kwakira, muhe guhabwa ibyo wamusezeranije, muhe gufata ibyo wamuteganyirije. Umusengere ahabwe umugisha n'Uwiteka, ahabwe ibisubizo bye, ave ku murongo nawe ukomeze. Uko umwe avaho niko undi yegera imbere, undi yavaho undi akegera imbere, umwe yavaho undi akegera imbere. Ugasanga nukuri kugenda umurongo wawe wihuta kugira ngo wabwe ibyo bisubizo. Aho niho rero dukwiriye nk'abizera. Ubu wize cyangwa utizera, ariko cyane cyane abizera, ugasengera mugenzi wawe kugira ngo asubizwe, atambuke vuba nawe ukomeze. Two gushaka kugira ngo duce kuri bagenzi bacu tujye kwakira ibisubizo, kandi hari abaturi imbere. Hari ifishi y'umuntu uri imbere yacu agomba kubanza kwakira. Wishaka ko ifishi yawe igerwaho mbere yuko uri imbere yawe agiye umucaho, kandi iyo yaragezweho mbere, rindiri yawe igihe uzagerwaho. Iyo uri imbere zawe musengere kugira ngo ave ku murongo asubijwe nawe ubone gutambuka. Niyo mpamvu usanga benshi bari gukora ibibi, ugasanga uragira mugenzi wawe nabi, umugira n'amashyari atandukanye. Ariko menya ko turi ku murongo nshuti yanjye, turi ku murongo. Mubonye uburyo ki couple zimwe zigenda zitandukanye, umusore n'umukobwa, umusore n'umukobwa. Iyo couple rero, couple y'umuntu igezweho, niyo umuntu yaba ari muri Amerika undi ari mu Rwanda, imukura muri Amerika ikamuzana mu Rwanda, ya couple ikajyanirana nawe. Aho yaba niyo yaba ari kumera y'isi, imukura ikamuzana mu Rwanda cyangwa ikamukura mu Rwanda ikamujyana muri Amerika. Irabinyuranya muri ubwo buryo, ariko za couple zikajyanirana bitewe nuko barindiriye, bakihanganira ibibagerageza, bakarindira Imana, bakarindira ku karago nka kara mwabonye barindiriyeho. Ushobora kuba uri mu butayu, ako ni akarago, upfa kwirinda icyaha igisa nacyo. Upfa kuba uri ku muce cyangwa ikirago, ako ngako nako ni karago, ariko ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ugakora ibyo data ashaka, ukemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Naho waba uri umukobwa ufite imyaka 80, wibuka uriya wari uri kumwe na Simiyoni bahura muri rusengero, yagize 85, ariko Imana imwemera. Wireba kuri bagenzi bawe ngo ubarebereho ngo runaka ageze kuri ibi, reka nanjye ngerageze kwirwanirira. Oya, uwo mwihorere.
uwo mureke ni igihe cye, amahirwe y'ihene siyo y'intama. Kandi ifishi y'umuntu igezweho ntago wayitiranya n'iyawe. Reka iyo ibanza itambuke nawe iyawe uzagerwaho. Aho rero niho hantu tugomba kumenya tukigira isomo rikomeye. Iri ni isomo uramukozi w'Imana atambukije mubonye. Aho rero sengera mugenzi watambuka ave ku murongo we wakira ibisubizo bye. Ikindi kandi umenye ko nuramuka uvuye ku murongo ukavaho, uwari uri nyuma yawe arajya mu mwanya wawe, bizasaba kujya gutangira inyuma y'abandi benshi. Uriya wari mutoyo, umurongo ni muremure, kandi ntabwo uzaza ngo uhere abandi wari ugeze, no jamais. Ahubwo uzajya gutangira inyuma y'abandi bose. Reba none niba wari uri ku mwanya wa gatatu ukaza ku mwanya wo kumera isi, ukamera ka rya jambo Yesu Kristo yavuze ngo abambere bazaba abanyuma, abanyuma nabo baba abambere. Reba kuba wararuhiye ikamba ry'ubugingo ukazaribura. Reba kuba warashatse Imana ugasenga ubuvumo, ubutayu, ukababazwa, ukanihangana, warangiza ukava ku murongo. Icyo ni ikibazo gikomeye. Aho ngaho ntabwo uzaza ngo rwose nakoze ibi nibi ngo Imana ikubwira ngo jya subira ahandi hawe waruri. Oya, uzamera ka rya jambo data yavuze ngo azababwira ngo mumve imbere mwabivume mwe, sinigeze kubamenya, mbese muturutse simbazi. Murongo uzabuvuyeho. Cungana no kutava mu murongo ugume ku mwanya wawe, ntihagire ibikurangaza. Aho niho data yavuze ngo amasezerano arabagarirwa. Guma mu byizerwa ko yabagarira, si uko uzafata isuka ngo uhinge, ahubwo ni ukukontorora ukagenzura, ukareba ko ntawe watakarije, ukareba ko nta kigutandukanya n'Imana, ukarinda kwigi ryawe riri muri wowe risobanura isezerano utaryangije, nta kibi waryinjijemo cyangwa utahumanije urusengero rw'Imana. Aho uzaba uri ku murongo. Ikirenze kuri ibyo, ndagira ngo nkubwire ngo nuguma ku murongo uw'inyuma ntabwo azagucaho, ahubwo azarindira igihe nawe uzatambukira ajye yafata umwanya waho wari uri. Turi ku murongo rero, ntabwo uzashaka kuba uwa mbere kandi uri uwa nyuma, ntuzashaka kuba uwa nyuma kandi uri uwa mbere. Oya, negative positive biratandukanye. Hamwe Imana ishaka. Guma mu byizerwa data ashaka, emera kuyoborwa n'umwuka wera data ashaka, aho bizakugendera neza. Akandi gaparite ko kuri ako ngako mwabonye uburyo kibatereye umusozi kugira ngo bagere kuri amasezerano. Ari amasezerano kwageraho mwabonye ko byabaruhije. Bamwe barushye guterera imisozi ntiyanagaragaraga amasezerano, ariko bagerageje gushoboka burira imisozi, barashigikirana, bafatana urunana ndetse bafatana amaboko kugeza ubwo bageze hehe ku gisubizo cyabo, ariko bakigiza ari uko bihanganiye. Mubwire ijambo ry'ubwenge aha rero, emera ugenda ni igikomere, ariko nugera ku gisubizo cyawe uzaseka. Kandi nyuma y'igihe si igihe, na mbere y'igihe si igihe. Igihe kiri muri wowe, rindira igihe cyawe. Ese murayumvishe? Igihe cyawe, ifishi yawe, ibyo nibigera ntawe uzabikuraho. Ariko nuva mu isezerano nta mpamvu, ukava ku murongo nta mpamvu, aho nta rwitwazo na rumwe imbere y'Imana ruhari. Iravuga ngo nimugume aho nabashize, nzagaruka mbahasanga, nge nza kujyana itorero mukiri mu mwanya. Niyo mpamvu data yagize impungenge, aravuga ngo mbese nzagaruka kujyana itorero, nzagaruka muri iyi si kwizera ko kiri mu bantu. Yagize impungenge aho ngaho. Kubera iki? Azi ko tuzava ku murongo, ariko gumamo nanjye ngumemo. Aho rero niho muzumva ubutaha muzatangara mwumva ndi kubabwira ku ndirimbo bita Gumamo Neza. Iyo ndirimbo Gumamo Neza iraje mu gihe kitari kirekire cyane. Ndi n'umuhanzi murabizi, ariko nagira ngo mbasobanurire ngo guma ku murongo ari amasezerano, uyatore uvuye ku murongo ari wo mwanya wawe. Urindire couple iri imbere yawe, ira couple ibanze igende itora igisubizo cyayo, nawe nugerwaho utora igisubizo cyawe. Isezerano yawe uritore. Bira bikapu bafite wabonye batoye, ushobora kuvuga ati igikapu gisanzwe. No, igikapu umva icyo ubusobanuro bwacyo. Gisobanura ububiko bw'agakiza, kigasobanura amasezerano y'umuntu, kigasobanura umutima w'umuntu ubitse iby'ubwami bitabonwa. Niyo mpamvu utabona ikirimo imbere utabanje kugifungura. Bisaba rero ngo nawe kugira ngo bazakuremo ikiri imbere cyawe, nuko wemerera ikibiko kiza muri wowe. Nutakemera ntago bazakimenya ikirimo, ikizaninjira muri wowe. Niyo mpamvu rero data yavuze ngo rinda ikibitsanyo wahawe,
wirinde kitatakara kandi ugume mu mwanya wawe utawuvamo, urindirireho data yagusize, byose bizagenda neza. Niyo mpamvu wabonye bishimye, muzabona ndetse naho bazagaruka bashima. Ndabakunda cyane, ndagira ngo nsoze nkubwira ngo emera ugenda ni igikomere, ariko kizashira nugera ku gisubizo cyawe, kandi uzishimira icyo ugezeho kuko uzabuhawe ibishyitse. Iyo wari inkoni idahiye bigutera inzoka, iyo uri ibibisi byari bidatetse neza ariko bitetse bikaba ari umukucu bidahiye neza, aho ngaho urwara mibe. Emera ugenda ni igikomere ariko ugere ku gisubizo cyawe, kandi imbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe. Emerera Imana ikuyobore kandi igendere ku gihe cyayo, kuko igihe cyayo nukigenderaho uzamenya byinshi cyane. Ndabakunda cyane inshuti zanjye.